Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu izina ry'abarimu n'abanyeshuri b'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, turabashuje kandi tubaha ikaze muri uyu muhango wo kwinjiriza mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abofisiye. Ni ishema kuri twe nk'ishuri kuba turi kumwe namwe, kuba mwigomye izindi gahunda nyinshi zikomeye musanganywe mukagena uyu mwanya kugira ngo mudusoreze aya masomo y'abanyeshuri. Turabibashimiye. Mu cyerekezo cy'iterambere ry'igihugu cyacu, nk'uko iri shuri rikuru rya gisirikare rya Gako ryahawe inshingano zo kwigisha no kurera mu ndangagaciro za gisirikare za kinyamwuga ndetse no kuba igicumbi cy'indashyikirwa mu bya gisirikare. Abanyeshuri bari imbere yanyu ni 987, barimo abakobwa 117 bize mu bihugu by'inshuti, bose hamwe bari mu byiciro 4 bikurikira. Icyiciro cya mbere kigizwe n'abanyeshuri 182 bize amasomo y'umwuga wa gisirikare bayifatanyije n'amasomo ya kaminuza y'u Rwanda abahesha impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'abanyeshuri 557 bize umwaka umwe amasomo ajyanye n'inyigisho z'umwuga wa gisirikare gusa. Icyiciro kigizwe n'abari basanzwe ari abasirikare bato 218 hamwe n'abari abasivili 336 bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atandukanye, ndetse n'abanyeshuri 3 ari byo Repubulika ya Guinea na Repubulika ya Uganda. Icyiciro cya gatatu kigizwe n'abanyeshuri 248 bize igihe cy'amezi 9 gusa bijyanye n'uburambe bari basanzwe mu by'umwuga wa gisirikare. Icyiciro cya kane kigizwe n'abaofisiye 200 barangije amashuri ya gisirikare mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda ari byo Repubulika ya Senegal, Repubulika ya Kenya, Repubulika ya Uganda, Repubulika ya Tanzania, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse no muri Leta ya Qatar. Abo ofisiye bakaba bari buze kurahirana n'abandi imbere ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbere yo gutangira akazi nk'uko amategeko abiteganya. Abarangije amasomo uyu munsi ni abasore n'inkumi baturuka mu turere twose tw'igihugu cyacu. Bakaba baragize amahirwe batoranizwa kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abofisiye, aho bongererwa ubumenyi, indangagaciro, imikorere n'imyifatire myiza y'umwuga wa gisirikare. Ibyo byose abanyeshuri bari imbere yanyu barabitojwe kandi bagaragaje ubushake n'ubushobozi ntayegayezwa ko bazarinda igihugu cyacu, amajyambere yacyo ndetse n'ahandi ariho hose bakenerwa mu kugihagararira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muri hano, urugendo abanyeshuri bagenze ntirwari rworoshye kuko 36 mu batangiranye ntibabashije kusa ku mpamvu zitandukanye zirimo iz'ubuzima, gutsindwa amasomo ndetse n'imyitwarire itajyanye n'indangagaciro zituranga nk'ingabo z'u Rwanda. Ku bufatanye na Kaminuza y'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2015 kugeza ubu mu kwigisha amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza tumaze kwaguka, tukaba dufite amashami 11 ariyo ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu, social and military science, ubuvuzi general medicine, ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu mechanical and energy engineering, imibare mathematics, ubugenge physics, ibinyabuzima biology, ubutabire chemistry, amategeko law, ubuforomo general nursing, ubuhanga mu bya mudasobwa computer engineering ndetse n'ubuhanga mu by'ubwubatsi ari byo civil engineering mu ndimi z'amahanga. Imyagukire y'ishuri kandi ijyanye na gahunda irambye dufite y'izindi nyubako nazo zijyanye n'icyerekezo tujyamo. Zubakanywe uburyo buteza imbere ikoranabuhanga mu myigire y'abanyeshuri, nk'uko mudahwema gukomeza guteza imbere igisirikare cyacu Rwanda Defense Force kuri buri ruhembe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo kandi bizajyana na gahunda yita by'umwihariko
ku guhugura abarimu no kubaha imfashanyigisho zikomeza kubacyariza ubumenyi cyane cyane mu by'ikoranabuhanga nk'ishuri ndetse n'igihugu muri rusange, kuko aho tugeze ubu ni ku rwego rwiza rujyanye n'izindi nzego mpuzamahanga, kandi byose ni ibikomeza gushyigikira iterambere no gushimangira ubudasa bw'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira byimazeyo icyerekezo mwaduhaye ndetse n'inkunga zitandukanye mudutera mu kuzuza inshingano zacu. Turashimira kandi Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda budahwema kutugira inama no kuduha ibyangombwa byose nkenerwa mu mirimo dushinzwe. Turashimira Kaminuza y'u Rwanda ku mikoranire myiza iranga ubufatanye bwayo na Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ndetse n'iri shuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Dushimiye abayobozi b'inzego zitandukanye za leta bagize uruhare mu gutanga amasomo kuri aba banyeshuri mu gihe bamaze hano, ndetse n'ibigo bitandukanye bya leta byafashije mu gukora imenyerezamwuga internship mu mashami abigomba. Turashimira kandi abarimu b'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako umurava n'ubwitange bikomeje kubaranga mu kunoza neza inshingano mu kazi kabo ka buri munsi bashinzwe. Tuboneyeho gushimira ababyeyi n'imiryango y'abanyeshuri ku burere bwiza, umuco w'ubutwari no gukunda igihugu batoje urubyiruko ndetse bakaberekeza muri aya mahitamo. Dushimiye by'umwihariko abanyeshuri barangije amasomo ku mahitamo meza bagize, bagakomeza kurangwa n'ubwitange ndetse n'imyitwarire iboneye ibagejeje kuri iyi ntsinzi twizihiza uyu munsi. Twifurije kuzasohoza neza inshingano bazahabwa, kandi tubasaba guharanira buri gihe cyose ariho hose kuba indashyikirwa nk'uko babitojwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, mu mwanya muto turi bubasabe gutanga ibihembo ku banyeshuri 4 bahize abandi no guha ipeti abanyeshuri 987 barangije amasomo muri ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, abashyira ku rwego rw'abofisiye. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mugiye gutanga ibihembo ku banyeshuri 4 bahize abandi. Ndi bubasabe mukomeze mwicare tubanze duhamagare abo banyeshuri. Umunyeshuri wahize abandi mubize igihe cyugufi short cadet yitwa Officer Cadet Jean Dodier Yakaremye. Umunyeshuri wahize abandi mubize imyaka 4 ni Officer Cadet Yves Ndamukunda. Umunyeshuri wahize abandi mu baturuka mu bihugu by'inshuti ni Officer Cadet Dan Ataho Bakangambira from Uganda. Umunyeshuri wahize abandi mubize umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uyu mwanya ni uwanyu.
murakoze. Umunyeshuri wahize abandi mu bize igihe kigufi short cadet yitwa Officer Cadet Jean de Dieu Iyakaremye. Umunyeshuri wahize abandi mu bize imyaka 4 ni Officer Cadet Yves Ndamukunda. Umunyeshuri wahize abandi mu baturuka mu bihugu by'inshuti ni Officer Cadet Dan Ataho Bakangambira. Thank you, Your Excellency. Umunyeshuri wahize abandi mu bize umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mutarasubira mu byicaro byanyu, hagiye gukurikiraho gahunda yo gutanga impeta ku banyeshuri basoje amasomo. Umwanya ni uwanyu, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yewe Kagame Paul, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abahawe ipeti rya gisirikare bagiye kuryambara.
nyuma yaho bakurikizeho kwakira indahiro iri buyoborwe n'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Ofisiye bashya kurebana iburyo n'ibumoso ofisiye bashya kwambikana amapeti akarasasi komeza akarasasi ofisiye bashya kurembere iburyo n'ibumoso yarukira abofisiye mu mirongo abo mubona nyakubahwa perezida wa repubulika n'abofisiye barangije amasomo nk'aya mu bihugu by'inshuti bakaba binjiye mu karasisi kugira ngo barahire hamwe na bagenzi babo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika.
akarasesi indahiro yewe ndahirira u Rwanda ku mugaragaro ko nzarinda igihugu ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubaha amabwiriza ya gisirikare atangwa hakurikijwe uruhererekane rw'ubuyobozi ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. akarasesi fungura ara umwanya wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga